dutangiriye agafilime kacu n'umukobwa witambukira ganga mu muhanda, hanyuma muri uko kamwe undi mukobwa turutse inyuma yitagira gutya fungura imashini yambaye ijipo itamwambika ubusa, undi nawe yitahindukira n'umujinya ati urimo gukora ibiki ariko sha, undi nawe ati ndakunyize rwose ati mbabura ati nta gihe cyo gusobanura mfite rwose, undi nawe yitagira gutya itakura imyenda yambaye itayihereza uyu nguyu bisa nkaho ari kugira ngo bagurane. Kuri uruhande rundi hari undi musore wari uhagaze yitagira gutya agaruka inyuma gutya, umukobwa ati arambunye we atarambunye, umukobwa agira gutya yitambara vuba vuba imyenda nyine yambaye mugenzi we, ntituramenya ngo ni biki bijya mbere. Umukobwa ati nta gihe rwose ati nta gihe cyo gusobanura mfite rwose, umukobwa agira gutya yitambura n'ibindi mugenzi we yarasigaranye yita byambara nabyo. Hanyuma umusore yaza abaza ati bimeze bite ariko sha, hanyuma bisa nkaho uyu musore kuza asatira uyu mukobwa nyine, hanyuma umukobwa itaterura isakoshi ubona ko ahangayitse rwose, ubona ko ameze nk'ufite ubwoba nyine. Umukobwa nawe ntiyabitindaho nyine, hanyuma umusore yitazahita afata umukobwa ati urimo gukora ibiki hano, ati sinakubwiye ngo uze kuntegereza nze kuza kukwitorera kuko ati ntago wumva ati ibyo bintu biroroshye cyane rwose ati ntagusabye ngo untegereze nze kuza kukwitorera. Umukobwa ati rwose umbabarire sheri, bisa nkaho bano bakundana bombi, ati nyine nashaka kuba nembera n'amaguru nyine ndi kureba ukuntu imihanda imeze. Umusore ati ariko urareba iki muko, ati uri cyane ubundi urimo urareba iki hano, urimo urarengereza ureba ibiki. Umukobwa ati nyine uriya mukobwa ati uriya mukobwa ni inshuti yanjye nyine. Umusore ati inshuti yawe, ati inshuti yawe, ati okay nta kibazo none, ati nyumva muko, ati ntega amatwi mubwira, ati sinshaka kongera kukubonana n'umugore wanjye n'indi ncuro nimwe, turanyumva neza, ati ndiba hano neza, ati narakubwiye ni ntuzajya ugendana cyangwa se ntugasohokane n'abakobwa bambaye gutya cyangwa se abagore bambaye gutya, ati ntabwo ubibona, ati ndabizi nawe mu minsi mike watangira kwambara nk'uyu mukobwa ati reba ukuntu yambaye, ati reba se, ati kandi umenye ko ibintu ntabishaka rwose, turanyumva neza. Bisa nkaho uyu mukobwa yahinduranyaga imyenda n'uriya mukobwa nyine kugira ngo uyu musore bakundana nyine ataza kumubonana nyine yambaye iriya myenda nyine. Umusore ati uranyumva neza, umukobwa ati cyane rwose. Ako kamwanya nyine nta kindi cyabaye, umukobwa yagize gutya itavana n'umusore we cyangwa se n'umusore bakundana aho ngaho nyine. Bisa nkaho ibi byose umukobwa yabikoraga nyine kugira ngo ahinduranye imyenda n'uyu mukobwa, maze yambara imyenda nyine y'uyu mukobwa nyine miremire. Bisa nkaho nyine ngo uriya mushiri we adashaka ko uyu mukobwa cyangwa se shiri we yambara imyenda migufi ya nyine. Hanyuma uyu mukobwa yagize gutya yitegereza mu myenda uriya mukobwa wundi yambaye nyine, abonamo akantu kagaragaza ko uriya mukobwa atwite nyine. Hanyuma umukobwa yaje abakurikiye ageze aha ngaha nyine, asanga umukobwa nyine arimo ariregura ku musore avuga ati namakosa yanjye rwose, atumbabarira rwose sheri. Umusore ati ndabizi rwose, gusa umukobwa ubona ko nyine hano afite ubwoba nyine, ubona ko atishimye nyine. Umusore ati ndizera ariko ko nta gihe mfite cyangwa se atari ngombwa ko nkomeza kukwibutsa ko udakwiye gukomeza kwitwara gutya imbere ya papa wanjye, atumenye ko ukwiye kwitwararika imbere papa wanjye, ati cyangwa se nyuko ntazigera ajya kubagwa. Bisa nkaho uyu mwana w'umukobwa uranga nyine afite mama we ushobora kurwaye cyane cyangwa se arembye cyane nyine. Umusore ati ahubwo nukomeza kwitwara gutyo umenye yuko nyuko bizarangira ari mu bitaro aryamye ku gitanda rwose atabasha kubyukaho, tubimenye rwose, turanyumva neza. Bisa nkaho rwose uyu mukobwa urangaye ha rwose ahangayikishijwe na nyina cyangwa se mama we nyine ngo urwaye cyane urembye. Umukobwa atari ko n'ubundi urimo uratanga kimwe cya kabiri, amafaranga ari munsi ya kimwe cya kabiri cy'amafaranga twagatanze kuri mama. Umusore ati irindi jambo rimwe wongera kuvuga, ati irindi jambo rimwe busuri mu kanwa kawe, atumye ko nayo mafaranga make uri muri ita makeya, urimo uvuga ngo ni igice ngo ni makeya ngo ngari munsi ya kimwe cya kabiri, nayo ntayo uzabona. Muri ukamwanya rundi mugabo w'umukiro ubona ko ari umubosi rwose wahise aza aha ngaha. Hanyuma umusore ati umva papa, kumbe umugabo w'injanga ni papa w'uyu musore, bigaragaye ko ari umugabo w'umukire rwose w'ingagari nyine. Bisa nk'uyu musore rwose akomoka mu miryango nyine y'ingagari nyine. Umugabo yaje asuhuza umuhungu we nyine n'umukobwa uranga bise Cynthia nyine. Umugabo ati mama wameze gute wa mukobwa we? Bisa nk'uwo rwose mama w'uyu mukobwa nyine arembye rwose, ati se amafaranga yose ni kuhereza kwa Richard cyangwa se kuri uyu musore mukundana uri kuyabona neza? Umukobwa ati cyane rwose. Gusa bisa nk'uwo nyine uyu musore arimo aramanipira cyangwa se arimo aratuma uyu mukobwa avuga ibyo ashaka nyine. Umusore ati cyane rwose, ati papa ati rwose amafaranga yose ni mune nk'uko wayamaye, atahubwo hagati aho ngaho turabona rwose amafaranga arimo aranshirana vuba vuba rwose, ati amafaranga ewana, ati amafaranga yose uri kuma, ati yose ndi kwita nyabura neza neza, ati imiti ubuvuzi kumwitaho byose, ati amafaranga arimo ahidashira rwose. Umugabo ati cyane rwose ndabibona pe. Umusore ati nyine niyo mpamvu nanagutumiye hano nyine nagira ngo tubiganireho nyine, aturabizi rwose amafaranga nyine nawe buryo yema aragenda, ati se ntabwo wakongera amafaranga uduha nyine ukaba wayongera nyine. Ati papa ati rwose
ndakubwiza ukuri rwose ati buri kintu cyose mfite rwose nagishyizemo, nagifashishije umukobwa kugira ngo mama wiwe abashe kuvurwa kire. Ati rwose natangiye no kujya mu madeni pe, ati rwose ubu natangiye no gufata amadeni. Kumbe umukobwa ku ruhande arimo abyitegereza, umwe uyu mukobwa yambaye imyenda kari yagize gukita ze yambara rinete ziri ahangaha, hagira gutya ahita asa nk'uwitura hasi nyine, gusa hari ibyo yigira nyine. Umukobwa ati mumbabarire we, ati mumbabarire rwose we, ati ndi impumyi, ati mfite ubumuga bwo kutabona, ati rwose ntago ndeba. Umukobwa nyine ahita yihindura impumyi, tuzi ngarapanga iki, ati se hari umuntu w'umukobwa wamfasha akanjyana mu cyumba cyo kuruhukiramo rwose, ati mumbabarire rwose. Umukobwa uranga ati ndakujyana we, ati ndakujyana rwose. Hanyuma umukobwa yita haguruka gutya, haguruka iruhande rwa shewe nyine aza gufasha ngo uyu mukobwa nyine ngamujyane mu cyumba cyo kuruhukiramo nyine, undi nawe itaza kumuterura nyine. Hanyuma umusore nyine asigara aho ngaho nyine abwira se ati papa, ati rwose nyumva neza rwose, mubwira ati ibintu biri kuba bibi cyane rwose, ati mbara rwose uduha amafaranga rwose papa. Bisa nkaho nyine umusore rwose atunzwe na se nyine, cyangwa se atunzwe n'amafaranga ya se. Hanyuma nakindi cyabaye uwo mukobwa wese bamuzana hano kuri uruhande nyine. Umukobwa ati noneho ndakwinginze mbara umubwire, ati nibiki bijya mbere kuri wowe. Umukobwa nyine ashaka kumenya ikibazo nyine umukobwa afite. Umukobwa ati rwose umugabo wanjye ntago yashaka kunzameze gutya, ntago yashaka kunzameze kuriya nyine twawiyemeze. Ati nashaka kumwereka nyine uko meze nkabyereka papa wiwe. Ati ntago ari uko nguko nashaka kuza ameze ngo niyereke papa wiwe. Ati washaka kumwereka se ibikomere, ntago tuzi ngo nibikomere nyabaki nyine. Umukobwa ati rwose Richard ntago ugize yemera ko nza nambaye uko nguko nyine. Bisa nkaho uyu mukobwa nyine yaje yambaye nyine iyi myenda uwo mukobwa yambaye mugenzi we wundi nyine, kugira ngo yereke ibikomere cyangwa se ngo umubiri wiwe nyine uburyo ameze nyine. Papa wiwe ati namenye ko nwite uyu munsi rwose, ati nibwo namenye ko nwite, ati rwose ubu ngubu sinzi ikintu cyo gukora rwose. Bisa nkaho uriya musore cyangwa se umugabo w'uyu mukobwa rwose ashobora kumuhohotera cyane, ndetse akaba yahisemo kuza yambaye nyine iyi myenda uyu mukobwa ya mugenzi we yamuhaye ngo yambare nyine, kugira ngo yereke papa w'umusore nyine ibikomere afite nyine. Hanyuma umukobwa ati reka rero duhinduranye imyenda, ati nyine ubone uburyo ushyira ku karubanda uriya mugabo wawe uguhohotera cyangwa se ugufata nabi. Kuko mwanya wa mugabo we cyangwa se umugabo w'uyu mukobwa yise gutya arakomanga, azabaza musheri we cyangwa se abaza umugore we nyine, ati sheri bimeze bite. Hanyuma umugabo kimara kwinjira hano ahita abona umukobwa afite bwa bupimo bw'abagore nyine bugaragaza ko umugore atwite. Umukobwa araseka nyine, umugabo uranga akomeza kumwitegereza ati ese niyo mpamvu watinze burya. Bisa nkaho nyine umugabo ntabyo yarazi nyine ko uyu mukobwa nyine cyangwa se umugore we nyine atwite. Nyuma ikigabo kigera gutya kiramufata, gusa twe tumaje kumenya ko nyine kimuhohotera cyane ndetse kimufata nabi cyane nyine. Ariyo mpamvu uyu mukobwa yari yahisemo kuza yambaye tura twenda tugufi nyine kugira ngo yereke se w'umusore nyine ko umugabo we cyangwa se umuhungu w'umugabo nyine, umuhungu we amuhohotera cyane nyine ndetse amufata nabi nyine. Gusa nyine bikaba byaje kurangira nyine umusore yabyanze nyine, cyangwa se ngo atashaka ko uyu mukobwa yambara imyenda migufi nyine. Hanyuma nakiri cyawe nyine umugabo nyine agize gutya yigira nkaho rwose akunze umugore we nyine, ati umugore mwiza rwose. Hanyuma yita amufata arongera mu sokana aho ngaho nyine amusubiza kuri se nyine, cyangwa se kuri sebukwe uyu mukobwa nyine. Hanyuma nakiri cyawe nyine umugabo cyangwa se papa w'umuhungu yari yicanga nyine. Umugabo ati nibyo ntekereza se ubungubura. Hanyuma umugabo agira gukita cyangwa se w'umugabo w'umusore ahanga ahita afungura asanga nyine ni igipimo cy'umugore utwite, araseka. Umusore ati ahari nshobora kuba ndi kwihutisha ibintu, atari ku ndakeka rwose umwana wanjye rwose azaba umuzungura mwiza cyane rwose. Ati umwana wanjye rwose yazungura neza, ati nk'uko wabidusezeranyije. Ati sibyo papa. Bisa nkaho uyu mugabo yasezeranyije uyu muhungu we nyine ku mwana we yari uzazungura imitungo ye. Mugabo ati cyane rwose njye ni umugabo w'ijambo, ati rwose ibyo nabasezeranyije nzabikora rwose, ati ahubwo turaza guhura n'abanyamategeko hanyuma babikemura ibintu byose bishyire ku murongo. Gisore cyangwa se umugabo uranga atangira kwisetsa rwose, ati su kuko dukora iki none aka kanya kuko. Ati nyine icyo ndi kuvuga bundi kubera iki tugomeza gutegereza, ati twahamagaye babonye amategeko bakaza bakadusenyera nyine imitungo bakayishyira ku mwana wacu. Hanyuma uko mwanya hari undi w'umukobwa yagize gutya itaturuka inyuma itazamukura akuramo uyu mukobwa imyenda yambaye.
nka kumwe byagenze kare nyine ahita mukuramo imyenda niwo mukobwa wacu rumaje kwihindura impumyi. Hanyuma uyu nawe ntabwo yamenye ibijyembere nyine. Umugabo ati wowe nanone kuko. Hanyuma umugabo uranga ashaka guhita afuka umukobwa nyine ngafuka ibikomere umukobwa afite. Hanyuma ise yita yitegereza umukobwa urangaha cyangwa se sebuku uyu mukobwa urangaha yitegereza umukobwa urangaha nyine cyangwa umugore urangaha nyine. Umugabo ati ese ibi niyo wabikoze? Kigukiranga kitubuye ati reka ati ibi ni amakosa y'uyu mukobwa. Ati ni amakosa ye rwose. Ati ni amakosa ye kuba ameze gutya. Ati ibikomere byose ni amakosa ye. Umugabo uranga ati ngiye guhamagara polisi. Umusore ati ugiye gukora ibiki? Ati ibyo se wabikorera umuhungu wawe ubwo watumye kubikorera umuhungu wawe koko? Umugabo ati ngo iki? Ati cyane rwose. Ati atahubwo se nigute utinyuka gukora ibi ngibi ukabikorera umugore wawe koko? Umugabo uranga bigaragare ko atarazi ko umuhungu we nyine ahuhutira nawe umugore we nyine cyangwa se afata nabi umugore gutya nyine bisa nkaho yaramuhuhutiye cyane nyine akamutera n'ibikomere nyine. Umugabo agize gutya afata ikote ryo itarishyira ku mukobwa ati mbabarira rwose mukobwa wanjye. Ati rwose mbabarira. Ati ntabwo nigeze mbimenye. Ati nawe urakoze rwose. Ati urakoze rwose kugabura kimwe. Ati utabaye umukobwa wanjye rwose. Amwita umukobwa ye gusa nyine n'umukazana wiwe. N'umukobwa nyine w'umuhungu we cyangwa se umugore w'umuhungu we. Umusore ati amafaranga yanjye se noneho papa ngo amafaranga yawe cyangwa se amafaranga yanjye ahubwo. Ati amafaranga yose azajya kuri senti ya umugore wawe. Ati azajya ku mugore wawe cyangwa se umwishywa wanjye nako umukazana wanjye ndetse n'umwana wiwe. Gisore kirangaye nyine cyasigaye aho ngaho nyine nta kintu gisigaraye nyine bisa nkaho kiri cyarabariye n'amafaranga ya se nyine kizi ko nyine ngo amafaranga ngo umukobwa namara kubyara cyangwa se umugore wacyo namara kubyara amafaranga agahabwa umwana nyine babyaranye nyine nacyo kizahita kiyaryaho. Gusa biza kurangira nyine bigaragaye ko nyine cyahutiraga umugore wacyo nyine kimufata nabi ndetse cyanamusigiye ibikomere byinshi. Akaba ari n'agafilime kacu karenge gusa gukomeza kubana natwe, ukora subscribe, like, share na comment wakoze cyane.